oya ntabwo ndi umugesera taza kuva mu kiganiro nk'abagesera isuwe umugesera rero bitewe n'ukuntu ngiye nakuze numva bavuga ngo umuntu w'umugesera ni umuntu mubi pe ni umuntu ufite imico idahwitse udashobotse umuntu ufite imico idashobotse njye narumiwe dufite ukuntu akantu gato tutatukuriraho tugahita duhindura n'ubusobanuro mbese amateka amasigaye ahari asigaye ateye ubwoba ku buryo umuntu avuga ikintu nk'ubu nkavuga happiness mwe mukiyumvira iki mukiyumvira za happiness zindi ntazi ikintu ndacitse none ndakizi gose neza cyane okay baramutsa abantu b'i Burundi nanje ndabaramukije ramukije bose ndabaramukije abarundi bariko baraturaba yego abakunzi bose b'i Burundi ndabaramukije ndabatahije cyane yego rwose uzi gukina utuntu twinshoke nkina ndi best friend wa Poli muri bamenye se ubundi ku mugani bincanganye njya mbona bamenya personally ni umukozi wo kwa kana nkabibona Pole mwana wowe ubwo role yawe ni donc ufite uhe mumaro nyine muri bamenya ngewe ndi best friend wa Pole hanyuma nkuko mubona bitewe n'ibyo nkina the way I act nkina nyine ndi inshuti magara ya Pole ariko tari za nshuti zo kuvuga ngo uramukingira ikibaba Yes, reka tubasuhuze kandi twongeye tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye byacu bya buri munsi hano kuri Iris TV. Twizera ko mukomeje kugubwa neza. Abantu muri mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda no kuvuga ngo amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba urasirazuba n'umujyi wa Kigali muraho neza murakomeye aba diaspora muraho yemwe. Tubaye ikaze rero muri kino kiganiro ni ngiye kukiburanisha do twishime ariko turaskuganirizwa n'uyu mwari mwiza muri kubona imbere ya kamera zacu tugwa ikaze kuri Iris TV. Murakoze cyane. Umeze neza. Umeze neza. Umeze neza. Tumeze neza. Iyo umeze neza ubwo wabibyagenze gute? Mba numva nishimye. Fresh and clean. Fresh and clean. Yeah. Ubungu urumva nta kibazo rwose ntacyo shinja Imana. Ntacyo shinja Imana, nta satani muri make. Okay. So muramubona rero bamwita Keira araza kutubwira byinshi birambuye ku mazina ye ndetse no ku kazi ke ka buri munsi ariko kimwe navuga nuko ari umukinnyi wa filime urabona ko abastar imyambaro yabo ngira ngiriye agakweto agakanzu byose ariko ashaka ko harimo n'ubumodo Keira nibyo nibyo cyane Keira ko ndafite ubwoba Oyo. Utinya kamera. Rimwe na rimwe ndayitinya. Oya nta mukinnyi wa filime utinya kamera n'utuzi. Oya ntago natinya kamera isuko nyuri imbere ntago nayitinya. Okay. Inkweto n'ubuhe bwoko noneho? Inkweto ni Puma. Original. Ya Puma. Emile nawe arafilima kandi ari guhera hasi nka bimwe byaba munyamakuru. Ntavuze inshuti yanjye ngo reka duhere hasi ngo kugakweta ngo tuzamuke ngo haruguru ngo gakeye agataba ngo ye uzikusigaye kangawe Zade ntabwo abibora shamba turamusuhuje ahari uzikusigaye kangawe wabumenye nawe umva musigaye mwihararitse ko ye noneho yabwo avuga ngo mvuga nkawe umva aha ariko ni grand frère. Yes, niwe tujye kuganira rero reka tumuhe umwanya atwibwira mu buryo bwimbitse hari abantu bashobora kuba bakunda ibikorwa byawe hari abamaze kubona muri bamenya reka mbakopeze n'umwe mu bakobwa amaze kuzamuka no kugaragara cyane mu buryo bw'imikinire muri filime bamenya series rero reka tuguhe umwanya wibwira abafana amazina yawe yombi ninde? Amazina yanjye neza Keira Bernice ndi umunyarwandakazi iwacu ni Bugesera Nyamata. Uri umugesera? Oya ntabwo ndi umugesera. Taza kuva mu kiganiro nk'abagesera. Yes we. Ego ko ndumiwe. None kuvuze ko wanyere mu Bugesera ko utemera ko uri umugesera. Oya ntabwo ndi umugesera. Abagesera rabazi. Umurundi dukurikiye muri gano kanye niba tubyumva neza. Ariko do itandukaniro umuntu wese utuye mu Bugesera n'umugesera
cyangwa abagesera n'ubundi bwoko bw'abantu runaka. Eka nkubwiza ukuri bitewe n'ubusobanuro nzi bw'ijambo abagesera cyangwa ubugesera. Ntago ntekereza yuko abantu batuye Bugesera nabita abagesera, ahubwo wenda nabita abanyabugesera. Ntago ari abagesera. Umugesera rero n'umunyabugesera bitandukaniye gute? Umugesera Teta umugesera muzi? Ntago urumva ubwo nabwo bufite ko kuvuga umugesera. Gusa abashuti banye y'u Burundi n'abanyankunu kumva bavuga ngo umugesera abantu ngumva gasa nkaho ari ukundi kuna buvugitse ukuntu. Undi umugesera ni umuntu ki? Isuwe umugesera rero bitewe n'ukuntu ngiye nakuze numva bavuga ngo umuntu w'umugesera ni umuntu mubi pe, ni umuntu ufite imico idahwitse, udashobotse. Umuntu ufite imico idashobotse. Abagesera ndabashoboje. Ntabwo ndi umugesera, ngende umunyabugesera, ntabwo ndi umugesera. Tubyumvikaneho neza. Okay. Ndaza ko ngubitira muri film nako muri video. Okay, all right. Hanyuma dukomeze neza Keira Bernice niyo mazina yawe uko maze kubivuga. Ukabutuye mu Bugesera. Mu Bugesera. Oya ntabwo niho ntuye ubu ngubu. Niho mvuka. Niho wavukiye? Ntabwo niho navukiye. Utuye niho famille. Niho famille ababyeyi n'abavandimwe banjye batuye, ariko ngewe nkaba ntuye muri Kigali impamvu z'akazi. Yego. Hanyuma nkaba ndi umukinnyi wa filime nkuko wabivuze. Muri ghetto? Oya. Ka ghetto ntago ari sawa. Niko kabise. Asko ghetto ari amajambo asigaye aza mu matwi y'abantu bakayafata nabi kandi ari ibintu bisanzwe. Erega ni kwa kuntu nyine dufata ikintu tukagiha ubundi busobanuro. Si no ghetto kuba muri ghetto. Aka ghetto wumva ari akabintu bidasobanutse. Noneho ngo aka ghetto Yesu we. Ari amajambo ngiye sigaye rwose bindakaza kubona yarafashwe nabi nk'ubu umuntu asigaye ngo happiness ari bindi umuntu avuga happiness kandi happiness ari ibintu byiza. Urumva ugasanga ngiye narumiwe dufite ukuntu akantu gato tutatukuriraho tukahita duhindura n'ubusobanuro. Mbese amateka amasigaye ahari asigaye ateye ubwoba ku buryo umuntu avuga ikintu nk'ubu nkavuga happiness mwe mukiyumvira iki? Mukiyumvira za happiness zindi ntazi. Okay, kuki wahisemo kwambara ino panaro, sorry ino kanzu n'umuntu arondiranje gato, ino kanzu ifite pasuri zamuka. Ushaka kugaragaza iki? Okay. Ngira ngo Emiliano ko atari kwibona neza ariko ayayibonye. Ikanzu mabona yahisemo nge nabonye ari nziza. Ndayikunda. Nkakunda ibara ry'umukara cyane. Nkakunda n'amakanzu, ariko nkunda amakanzu andekuye kwa sanzuwe atakwegereye cyane. Ntabwo nkunda amakanzu anyegereye cyane. Nyina nkunda imyende ituma balije iyi nyine yoroshye. Rero ikanzu mva rero nahisemo kuri no munsi wa none. Yego. Nk'umunyamideli na none turaza kubigarukaho neza. Ubwo nari ngusubije inyuma gato uko ari umuntu warunderanje ngo yaki yakanzu ngo ko wayibagiwe, ariko nta cyo reka twikomereze ngewe umurongo w'ikiganiro cyanjye. Nuko rero uvukiri Burundi mu makuru nzi. Navukiye mu Rwanda ahubwo niho nakuriye. Wakuriye i Burundi? Nakuriye i Burundi. Nabayeyo cyane. Wavuyeyo ufite imyaka ingahe? Navuyeyo mfite imyaka navuye 2010 na karindwi. Imyaka ntabwo ndi buyivuga. Umaze igihe giti naba? Oya urumva. Accent y'Ikirundi ufite? Oya urumva kubera ababyeyi nyine bavuga Ikinyarwanda. Ni Abanyarwanda. Kandi twe twavuye inaha mu Rwanda, twavuye inaha mu Rwanda 2008. Twavuye inaha 2008. Tugaruka 2017. Urumva ni hafi nk'imyaka 10 niyo twamazeyo. Ngo rero urumva byose ari Ikirundi n'Ikinyarwanda byose nisangamo. Ikirundi ndacitse none. Ndakizi gose. Neza cyane. Okay, baramutsa abantu b'i Burundi. Nanje ndabaramukije. Baramukije bose. Ndabaramukije abarundi bariko baraturaba. Yego. Abakunzi bose biba. Abakunzi bose b'i Burundi ndabaramukije. Ndabatahije cyane. Yego gose. Sinkwigije Ikirundi. Nari ndatahije aberi b'i Burundi umukinnyi wa filime ukomeye cyane. N'abandi barundi benshi.
badukurikiye abarundi bose ndabatahije. Okay, Keira ni umwana kangahe mu muryango, uvukuru wa kangahe? Iwacu ndi umwana w'imfura, ninjye mfura. Ndi imfura. Uzatanga urugero rwiza ku bagukurikira. Umva ndarutanga, ntako ntagira ngo ndutange. Urarutanga. Mbese wararutanze muri zose. Ikinyarwanda ndagikunda koko. Wararutanze. Ntanga urugero. Ariko mana. Aha, njyewe narumiwe pe. Imvugo musigaye mwifitemo. Izo mvugo. Ntabwo ari twebwe, ni Ikinyarwanda. Ikinyarwanda iyo umuntu avuze ibintu avamo ibindi ugasanga nyine bigenda bihura njye numva ari n'ibindi abantu bavuga nkumva okay. Uri imfura mu muryango w'abana bangahe? 5. Okay. Abakobwa 3, abahungu 2. Okay. Byiza cyane. Okay, hanyuma Keira tugiye kwinjira noneho by'umwihariko tubihuza n'akazi kawe ka buri munsi ukora nyuma ya filime, kuko abantu benshi bakuzi nka Teta muri Bamenya, baza kutuzo no kutwinjiza neza ukuntu winjiye muri Bamenya, ndetse n'izindi filime abantu bashobora kubonamo. Hanyuma nyuma ya filime uhugiye kuki? Nyuma ya filime hari utu business mbandi gukora z'ubucuruzi. Hanyuma nkaba nkora n'imideli nkuko nabikubwiye. Uri umunyamideli? Ndi umunyamideli. Okay. Imyambaro se urayimurika y'abandi bakoze cyangwa nawe ushobora guhanga ibihangano byawe ushobora kwereka abantu nyine bivuye nyine creativity yawe? Oya, njyewe ndamurika. Ndi umumodo. Yeah, I'm just a model. Kamasho model. Ndamamaza. Nkaba namurika n'imideli, ama fashion show. Yeah. Mbese abantu bafite amaduka y'imyenda bashobora kukwifashisha kugira ngo bagaragaze imyambaro yabo? Yeah, cyane. Ibintu byose ari imyenda, ari ibintu byose ndabimurika. Yeah. Okay. Ubihuza gute n'amasomo cyangwa warayashoje? Oya, ndacyayiga. Ndacyayiga? Cyayiga. Use iyi si yo bwayo si ishuri. Kwiga bizahoraho, isi ubwayo ni ishuri. Jado. Isi nawe ni ishuri. Ngenda kiga da. Aba rumubwiye nka byaye n'ibyambaje ngo se kwisari ishuri asiki. Awaje amafaranga ko yabuze. Uziko ubwo surasiki. Nibonye kuri TikTok. Mubona amafaranga atarabuze. Ubwo surasiki. None nawe ariko kwaza ngo ndiga. Makuru tugiye kuzagagarika pe. Ndakiga isi bwayo iri kunyigisha. Uri kwiga cyakoze isi ni ishuri rikomeye. Ni ishuri rikomeye cyane. Birumvikana. Hanyuma Keira reka twinjire noneho muri career ya cinema, ari nayo ngira ngo abantu bakumenyeho cyane. Muri cinema winjiye ryari? Muri cinema atangiye gukina filime ryari? Ninjiye muri cinema uyu mwaka. Umwaka mu ntangiriro zawo 2022 cyane nibwo winjiye muri cinema. Mu kwa 2. Kukiri mushya? Ndicyari mushya ariko. Ariko urashoboye? Ndashoboye. Nyambona pore kuntu mwitendeka ngabona ntago byoroshye. Ngavuga ntabwo namo nibaza umukobwa yakiniraga. Kumbe nibwo bijemo? Nigo nyibijyamo. None se mbere yuko wenda uza muri Bamenya cyangwa se winjira muri cinema, mbere hose nta bindi bintu byerekeranye nabyo wakoraga, like gukina amateatre n'ibindi bintu? Ibyo nabikoraga ku ishuri muri secondaire. Ariko nakundaga gukora ama TikTok. Ndumva ari naho ari nabwo Bamenya yabonye wenda ko nshaka kuba mfite iyo mpano. Kumbe ukiga muri secondaire TikTok zari zaraje? Ntubirangije vuba we? So rega ntago nshaje cyane rega. Ukiri muto cyane. Imyaka ingahe? 20 n'indi irengaho. Gusa urumva nayivuga. Kuvuga imyaka. Aha. Agugaragara nk'ukiri muto ushaka kuba ufite nka 21 muri iyo range. Okay. Byo byose niba TikTok yari wiga secondaire ni ibintu byumvikana ko ushaka kurangije nka last year. Oya, hapana last year. Hashize imyaka 2 3 hafa. Okay.
hanyuma kwinjira muri Bamenya ndetse no kugira ngo aguhe icyizere, ni filime izwi n'abantu benshi hano mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni imwe muri filime zikorwa n'abanyarwanda zizwi cyane, ziratopinga kabisa muri top 3. Umuntu utangiye filime bwa mbere njya mbonamwe abantu bakinamo ba Pole bari Bamenya bari abatukote bamaze more than 10 years, imyaka 10 irashize muri cinema bakina filime. Wowe uje muri 22 cyuguyemo. Ibintu byaturutse ku cyubwo icyizere cyavuye hehe? Bon, icyambere na mbere rero buriya Jodo uko imyaka iza niko n'ibindi bigenda bizamuka, niko technology igenda izamuka, niko entertainment igenda izamuka. Ubu ngubu rero talent abantu abanyempano babasigana mu opportunity menshi yo kuba bazamuka bakagaragaza impano zabo. Ngewe navuga ko ni opportunity nagize na cyane ko urumva nkuko nakubwiye ibintu ibihe ibindi bigenda bizamuka. Rero nge ndumva ari ibyo ngibyo byatumye mpita boostinga mu gihe gito cyane. Utekereza ko kugira ngo muhure bwa mbere Bamenya muvugane niwe wamwandikiye cyangwa musanzwe muziranye, byagenze gute kugira ngo Bamenya umwaproachinge aguhe n'amahirwe yo kwinjira muri Bamenya series? Bamenya twari tuzinanye, hanyuma ngewe ndamwaproachinga ndamubwira ariko nkunda ibintu ndagukina nkunda kwactinga. Ngiriye amahirwe umpaye amahirwe mpaye amahirwe nakwereka icyo nshoboye. Nawe arambwira ati agiye kubitekerezaho nyuma mu mpera zuriya mwaka ushize, mu mpera kwa 11 kwa 12 na kabiri nako arambwira ngo dushobora kugirana projet muri uyu mwaka. Nibwo rero mu kwa mbere yabinganijeho arambwira ati nabonye wabishobora iki wagerageza. Yabibonye ko wabishobora, yabibonye uko nabishobora nyine. Ubuse nge yandetaye nyine none se ko turi kuganira uburyo kiri ubuse nta bushobozi mbonamo. Arutuntu wakinnye uramuhereza. Of course wagiye mu ma training, nakoze casting. Ko najya mbona casting z'Abamenya se zikorerwa hehe? Urumva bapfa kubona umuntu gutya mu muhanda ati wowe ngwino ukine. Nyine na casting call ndabona ngo wenda tuvuge ati casting call uyu munsi Abamenya ikeneye umukinnyi mushya gutya no. Niba utarayibona rero zibaho, ntago umuntu ntago ziri private, wowe ntago urayibona. None se urumva ko bakinye muri comment umuntu wayibonye ubugiye kuba neza. Ariko Jado batwandikire ariko sureba, ariko birashoboka ko wabona private call, casting call. Rero ama casting call ajya bari private n'ijya bari public. For you ni private. Okay, niba utarigeze uyibona sugo nkubwire gute? Ngiye natanze icyifuzo bankoresha casting. Okay. So mu buryo bworoshye basi mbigusobanura mu buryo bworoshye, it was a private casting. Where? Ako none uraje umbaze n'isaha n'umunsi. Nyine yabereye ariko none yabereye ku biro by'akazi. Kuri ya hoteli? Ye hoteli. Waje mukinira. Impamvu mba nkuderanjemo gatoya nuko njya nkunda kumva aba directors benshi cyangwa aba producers b'amafilime hano mu Rwanda, ni ibintu bijya bivugwa ng'abakobwa bakinjira muri cinema, abana b'abakobwa binjiye barimo iyo bakize mu mafilime arukundi kuntu bigenda nyine behind rwose ukajya muri filime ariko arukundi kuntu byagenze nyine twe tutazi bitarufisho nk'ibyo ngibyo. Niko byagenze. Oya njye ntago ariko byagenze, ariko ntavuga ngo byo ntago nabihakana ngo ntago bibaho kuko nanjye ndabyumva, ariko kuri njye ntago ariko byagenze. Oya ntago nabeshya, ibyo ni ibintu bivugwa cyane ndanabyumva nanjye, ariko kuri njyewe byanyuze mu mucyo bamaye casting ko nanjye watanze icyifuzo hanyuma nanjye mbereka ibyo nshoboye babona kandi koko ndashoboye ndanashobotse bitogwa amahirwe cyane. Ya rukuntu mu producer cyangwa mu director kubwira ati bite Kira sawa amakuru uri hehe ngwino mu rugo muri casting. Yagira muri casting
agahita guha amarore yo mu byumba agaha amarore ya hehe ibyo bintu aba director n'aba producer mu byihane. Oya ibyo bintu nuko byihana uwo muco nagari mwiza muri society no kuwihana kuri kwimana. Ariko nge ntago nkibyumva cyane umenya bari biriho biruba ahubwo. Oya barisubiyeho nukuri usubira cyabyumva. Ndabyumva. Urabyumva ahubwo ni bya bintu by'abanyamakuru mufata inkuru mukayi umva ukayikwedura imyaka 100 igashira mukiri kuyivuga ntago ibyo bintu bikibaho. Igisebo se kirasaza. Niba warasebye mu buzima ubwo ni ashaye so nta nubwo gisaza mugani ni uko nyine dufite iyo ifite icyasha nyine nuko ntago nta mu mateka y'u Rwanda ntago tuzabora kwibuka ko dufite icyasha twagize muri 94. So hanyuma Kira ukigera muri filme rero bwa mbere role wahawe ni yihe? Ndone nahawe uko muyibona mwe murabona ari yihe bwa mbere se ntabwo se episode ahereyeho n'ubu nanayibukara ko maze gukina utuntu twinshi. Maze gukina utuntu twinshi okay nkina ndi best friend wa Poli. Muri bamenye se ubundi ku mugani bincanganye njya mbona bamenya personally n'umukozi wo kwa kana nkabibona Pole mwana wowe ubwo role yawe ni donc ufite uhe mumaro nyine muri bamenya. Ngewe ndi best friend wa Pole. Hanyuma uko mubona bitewe n'ibyo nkina the way I act nkina nyine ndi inshuti magara ya Pole ariko tari za nshuti zo kuvuga ngo uramukingira ikibaba ukugerageza Pole nkamushira ku murongo nubwo byanze. Kandi nawe mu mafutu ujye umufashamo. Mu mafutu nge ntago njya mufasha gusa kubabaza sibyo rata aje muri comment muri comment babivuga ngewe ahubwo amakosa y'amandi kuyagaragaza ibyo bintu ntago ari sawa. Ibyo bintu ntago ari sawa ahubwo wowe ntago nabibonye utuka mama we ntago namututse ariko usuka abantu batekereje abantu bavuga ati karaga gakobwa no mu buzima busanga ushaka kuba gasuzugura. Yesu we mva nukuri mwabantu muri comment mwabantu ko kuntu watutse umubyeyi mukuru kariya nakazi. I was acting kandi ibyo twactinga ndabizi neza ko bagira umumaro birabafasha mukabona aho mugomba kwitwara neza mugomba kwitwara reka mukabona n'ibyo mutagomba gukora ko mu buzima busanzwe ngerageza kwitonda. Najya witonda. Hanyuma iyo uri gukirana na Pole n'ibiki bidasanzwe umubonaho cyangwa se umwigiraho kuko Pole nabonye numwe mu bagabo bafite experience muri acting cyane none wanakurikiza ukuntu ari maze muri gihe nabwo kera kiri bashafisha ngiye niga muri za secondaire nari umufana wa Pole muri za 2000 kombye 2010 gutyo duze. So Pole rero umwigiraho ibiki ubona ari umukinnyi umeze ni umwe mbona umukunda gukinana cyane. Pole ni umukinnyi uri flexible ku buryo role yose yayisangamo azi uriya musore cyangwa uriya mugabo acting ikintu cyitwa acting aracyumva cyane ari flexible. Urabona hari ukuntu usanga even though waba uri actress cyangwa uri actor ugasanga kubera wenda muri kamera yawe ufite kamera uritonda uracecetse ugasanga wenda kuri nkina hamwe ndagasazi nyine ukuntu mba ndi gukina ugasanga hari umuntu utabishobora kubera ko muri kamera yo uko aremwe ni umuntu ucecetse tuje ariko Pole mbona hore zose yazishobora nicyo kintu mwigiraho rero uri basha ni kameleon niko nabyita ni kameleon uri umukinnyi umeze gutyo ugera kure cyane kuko urumva hore zose zisangamo kandi buriya niba ari hore yanjye biju Pole ni amahoro umuntu atapfa gukina bitewe wenda nuko ateye bisaba rero umukinnyi wiyoroshya uri flexible wiyadapta rero Pole nibyo mwigiraho. Muri bamenya iyo witegereje wowe mu bushishozi bwawe cyangwa se okay reka ku giti cyawe atonarable niko tujya tuzi ku giti cyawe mu gifaransa gipfuye niki n'abakinnyi bangahe cyangwa ukoze nka liste y'abakinnyi muri bamenya ubona babahanga cyane kurusha abandi bitewe n'imikinire yabo warukora gute urutonde warukora gute? Ibyo bintu rero by'ibibazo nge ntago mbikunda
ubu se nta muswa n'umurimo twese turabahanga ese muranganya ahubwo vuga ngo iki kibazo kigora abanyarwanda kuko uvuga ati nvuga kanaka ngo urabona kanaka nta muntu umwe kitagora icyo kibazo pana apart y'abanyarwanda abazungu bari straight niba umubwiye ati niko bibona nyine atakubwira abazungu ngo bari straight ngo abazungu bagira ukuri yego byo gucabiranya by'abanyarwanda ngo nta gucabiranya kurimo urabona ngo nimvuga mukuri mbere yo kuvugisha ukuri urabanza ugashishoza ukuri sinanze kuvuga ariko ubanza ugashishoza ibyo ugiye kuvuga none nyenge kuguha liste kuva kwa mbere kugeza aya twese turabahanga ariko iduconfusing ndi kuba confusing gute I'm not confusing anyone kuko mukanya buriya mu mikinire niyo mpamvu mukanya uvuze ati Shafi uryo akinamo ari kamere nkuko twabivuze bigaragaza ko ashobora kuba azaba umukinnyi ukomeye nyine bigaragara ko uri uzi kujija imikinire cyangwa se uburyo abantu bashobora kuactingamo nawe ushobora kujija muri kano kavuga ati undi muntu mbona nyuma pole gutyo na gutyo nta muntu ngiye kujija twese tuzi gukina turi n'abahanga murakoze nari mbizi ko utari ugisubiza kuko kigora abanyarwanda benshi tuganira ntago bamubaza ikibazo nk'icyo ngakigusubiza oya biragoranye cyane nkuko ushobora kusuka baza umuntu hano uti kuri umufana wa Rayon ukunda abahe bakinnyi ntashobora kubikubwira mukareka nukwera iki aha uzi ko Messi umwicaza nkaho akubwira ati ubona ninde uzatwara igikombe cy'isi akata kubwira ati mbona ari Ubufaransa wenda niki adashyizemo igihugu cye none se nyine ko ari Messi ni Messi agira imitekerereze nanjye nkagira iyanjye ngiye icyo kibazo ntago nacyo gusubiza pe ngiye gusa icyo mbona nuko twese turi abahanga turakina ukishima nguki nanjye ndi umuhanga okay so hanyuma iyo urebye inumbero yawe muri sinema urifuza ko sinema yawe uzayiganisha ku ruhe rwego cyane ko utangiye uno mwaka kandi umaze kugaragaza impano idasanzwe njye mbona amasene yawe ugenda ukina nkabona koko ubirimo neza nkibaza rero urifuza kubiganisha he urifuza gutangira projet zawe urifuza kugira ku ruhe rwego urifuza kubigira umwuga se kuko ari n'abantu babizamo for fun ko babikunda icyerekezo cyawe muri sinema ni iki icyerekezo cyanjye muri sinema ni ukugira aho nyivana nkagira aho nyigeza ku rwego rwigiyeho haruguru sinema yose mu Rwanda cyangwa sinema yose mu Rwanda ubu ugiye gushyira ku mugongo najenje ubwo tugiye kwita rero Kera njenje si ko iryo zina ryamfata witwa Kera oya najenje Kera najenje mana we mbajya umbabarira iri nkuru rero sinema ugiye kuyigeza ku rwego urumva ushaka kugeza ku rwego sinema nyarwanda ku rwego mpuzamahanga cyane kuko niho itaragera kuko ntabwo irahuza amahanga iracyari roko ufite nese kabandi iri guhuza risigari mpuzamakungu none se gute uvuga ko ari mpuzamahanga gute tutarabona filime z'abanyarwanda zikinwa zitambuka kuri za Netflix zitambuke muri za Nigeria babe babazi tubona abakinnyi baserukira u Rwanda bajye gukina muri za bihugu bikomeye ariko asubundi murabizi ko zacu TV sigaye yagiye kuri kanari nta kintu wumvamo ndacyumvamo ariko kujya kuri kanari nese ubundi RTV yari kuri kanari Rwanda television iri kuri kanari kandi caho filime z'inyarwanda ntabwo zose zinyura harimo itandukanye iriya ni channel ya filime nyarwanda ko nabonye haca y'inyamahanga mbese umva banyuze ibiganiro by'Abanyarwanda gusa cyangwa amafilime nyarwanda gusa sinumva se bwo ari nka RTV nyine wenda meni papa si ni sinema kandi nyarwanda gusa nta kintu wumvamo tuzamuka rero
biri kuza cyane pe njyewe ndashaka no hahandi ari ama award ya Hollywood ekase ubonamo bakira babamenya byaba ari byiza kweli. that's my goal. Ikibazo rero hanyuma se wenda tuve kuba wenda twakwifuza ko sinema nyarwanda cyangwa se ufite ibyifuzo byo ko sinema nyarwanda uzashyira kuri level international, yakubivuga ni byiza kandi ni intego nziza, ahubwo tugaruke kuri strategy ubona zishoboka kugira ngo sinema nyarwanda ahubwo ijye ku rwego mpuzamahanga. Ubona ingamba zikwiye gufatwa ari nk'izihe? Ingamba zikwiye gufatwa hari mu buryo bwa direction, buryo directing, I mean directing, buryo film zishotingwa. Yeah, we need some creativity. Mbese nta creativity irimo muri oya irimo ariko we need more. Hanyuma n'abanyarwanda bakumva yuko kwinvestisa amafaranga mu business runaka agiye atandukanye ni byiza, ariko bakumva ko na entertainment uri yishoyemo you can earn something big. Hari umukire nzi umaze gushoramo miliyoni nk'ijana ariko byaranze. Kireka ni uwo mukire ari wowe ariko ubwo ni wowe. Oya ntago ari njye ariko ndamuzi kandi je suis sûr et certain. Ugasanga filime zakozwe yewe oya yabeshye nyine ni kuri ya level local sinzi ikibitera. oya erega Jado nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi, sibyo? Turacyari kuzamuka, ushobora gushora ijana agashya, ariko sector ya sinema iri gusigara inyuma. Niba turi kubona umuhanzi nka nyakwigendera Bravana atwara prix de couverte agazenguruka Afrika hose akajya mu France, tukabona abahanzi bari kuri za Trace Music, tukabona abahanzi bari kuri za spotlight akomeye cyane. Mwebwe muri sinema harabura iki ahubwo se niki kidahari? None se nyine kuki tutababona? Tubona umunyarwanda uyu munsi umuntu yaproducinga filme nyarwanda mu cyumweru kimwe ikarebwa n'abantu 400,000 kuri YouTube cyangwa se banarenga, mu kwezi akaba yuje miliyoni. Warangiza ngo harabura iki? Ni abanyarwanda ariko mbese abanyarwanda 3 miliyoni zinga. Okay, ni abanyarwanda ariko nayo ni improvement. Ndakeka mu myaka 4 ishize bitari bimeze gutyo. Yani byira kubwiye ngo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi, ibintu byose ni step by step. Kandi ngiye icyo ndi kubona turi kuzamuka, turi ntako tutari gukora ngo tu. Ari umuntu ejo twaze tuganira arambwira ngo filme abona muri iyi minsi biragoye kubona filme iri kuri level nk'ikigeragezo cy'ubuzima cye muri 2010. Nibyo nakubwiye muri kuzamuka turi kuzamuka Jado. Turi kuzamuka pe. Ni ikibazo? Ntago ari ikibazo. Okay, ni ikibazo. Ikintu yibona kiri kwica aba filmmakers hano mu Rwanda bari gushukwa cyane n'udufaranga two kuri YouTube, bagakora ibintu byinshi kugira ngo barundeho, ariko nibabihe quality nzima. Ugasanga ntago umuntu yicaye ngakore projet ifata amezi 5 akora filime. Abandi bundi mbona ama companies akomeye asohora ama filime meza, filime ashaka kwimara imyaka 2-3 ariko ina minsi oya nagari bose ubuse bamenya nta karite mubona bo muri bamenya mu mpanga. Ese yo nta bisohoka muri rimwe mu cyumweru nyine. Ni comedy ariko by the way si comedy zo urumva Jado ni bya bindi nundi nakubwiye iki. Yego ikigeragezo cy'ubuzima iriya filme yo something else ntago tuyigarukaho yo. Rero nibyo nakubwiye ngo we need some creativity baba directors nkumva. So we need some creativity kandi mu nce zose, haba mu banditsi, some new stories, haba mu ba directinga. Dukeneye kubona some new places nyine tukabona indi shusho wa mugani wawe, kuko bon
ubu ngubu filime nyarwanda iyo bagiye nko kuyiklasa bayiklasa wenda mu gice kimwe runaka umva tugomba kwigaragaza mu bice byose mu ngeri zose rero nibyo nakubwiye ni ibintu bigenda biza gake gake uko nakubwiye ngo niba ubu ngubu umuntu yaploadinga filime abantu bakayikunda 100,000 ngahe bikajya kuyireba mu cyumweru kimwe bitandukanye no mu myaka 5 ishize turebe iki turebe iyihe murebe iyihe mujye kureba Bamenya nyine niyo tureba n'ubundi urumva ngo kubona zo views nuko nta nyine ntago turi kubona indiri kuri level ku standard international yatuma bwigira miliyoni views mu cyumweru bishoboka se birashoboka cyane ariko urumva ko nibyo nayo naguhaye urugero mu myaka 5 ishize ko ari kwa uploadinga nka movie ugategereza ko 100,000 bizageramo umva ukihiringa koko ariko naga ari movie gusa nuko YouTube abantu benshi bataraza kuri social media nabyo binagenda n'iterambere ry'abaturage kuko nzewe nzi umuhanzi wa uploadinze indirimbo 2015 gira views enye niwe nakuze we natanti niwe wabaga hanze mu Birigi abantu batarenze bane urumva rero mugira stories za hato na hato social media nayo igenda ikura iraguka erega nibyo nakubwiye bihe bigenda bibindi tunya tuzamuka rero nakubwiye ngo byose ni gake gake step by step ariko naho ngaho mushaka naho nguhaye imyaka reka nkubwire nguhaye imyaka 2 nayo ndumva ari myinshi nguhaye imyaka 2 uzajya ubona amafilime nyarwanda mu festival agiye atandukanye I'm telling you bonne chance merci secteur rwose ya cinema iri gusigara inyuma RDB turi kujya Paris Saint-Germain za Arsenal bakamamaza urumva football yo wenda nayo wenda kujya kuri level imwe reka tubyihorere soka twikomereza hanyuma mbere ko tugana ku musozo reka tugaruke ku ruhande rwawe personally Kira n'umuntu by character ubuzima busanzwe ukunda iki akunda kuba hate iyo yishimye aba yakoze iki iyo yariye neza aba yariye iki utuntu nk'utwo Kayla ndi umuntu ukunda amahoro n'ubwumvikane nkanga karengane ndakanga koko nkanga n'umuntu bangama hanyuma ibintu rero bitari ku murongo ntago ngendana nabyo I'm a straight person nimvuga umuntu uri straight abantu banzi baranzi ni gutya ibyanjye ku buryo niba umuntu akubwiye ati ni sambiri mwenye ni sambiri bari sambiri ariko ni straight ni straight umva mu byukuri nyine muri make nanga umuntu ukora ibintu bihabanye n'ibyo yagombaga gukora utagira gahunda ntaba ari Kayla rwose ntaba ari Kayla pe nibyo ni byiza cyane oya mu kiganiro ndashobora kuba nabatindirije sibyo hajemo ya masaha y'Afrika ariko mu byukuri ntabwo nkunda umuntu utagira gahunda rero nkunda ngiye ibintu biri ku murongo iyo wishimye Kayla yishimye aba byagenze bite Kayla yishimye Kayla yabyutse ari amahoro aramutse neza agafasha abantu bari kumwe bamusurroundinze akabona barishimye nawe itayishima ngiye ibyishimo byanjye bituruka kuri abantu basurroundinze iyo ahantu ndi mbona ibintu bimeze neza biri clean abantu bishimye of course nanjye ndishima ariko ikiruta ibyo iyo mbyutse nkegura umutwe nkabasha kugenda ndishima pe iyo yababaye byagenze gute kubabara ni ibintu bimbaho gake ariko ubu byagenze bite bwo ubu gake nk'iyo nkoze nk'ikintu kigafailinga nashoyemo imbaraga zanjye zose cyangwa se nk'iyo umuntu ampemukiye nabyo birambabaza ariko ntabwo ari ibintu ntindaho n'uburwayi burambabaza kubura umuntu birambabaza niba ari ikintu ntinya jado ntinya kubura abantu bitabye Imana cyangwa uhombye nk'inshuti umva baba witabye Imana naba nguhombye nk'inshuti
ni biri mu bintu bintera ubwoba bikanambabaza pe umenya ni nacyo kintu cye kimbabaza mu buzima. Okay, byanga bikunze byo generally birababaza. Kayira iyo yariye neza kabisa akavuga ati uyu munsi nariye neza, aba yariye iki? Sa rero ngiye nkunda kurya pe, nkunda kurya rero kujya kuvuga ngo ndajya kuklasa ngo indyo runaka ko bitagaragara ko ukunda kurya. Ngo nyuma yo kurya ushyiraho indi. Hari umugani mu Kirundi ajya avuga ngo binyegera ibito ngo niba bigira bite ndawibagiwe. Akazi gato niko karya ubwatsi nibyo ra? Cyane. Imiriye nibyo. Akazu gato niko karya ubwatsi bwinshi sinzi hafi aho ngaho. Abantu bananutse turarya. Nyamurutamira byo. Rero ngiye ariko buriya nkunda ndakawunga. Hakunda kanyamaswa buriya ndagakunda. Cyane cyane inyamaswa zo mu mazi. Ariko inyama umenye byaravuye ku nyamaswa. Yego. Ngiye nkunda kuvuga kanyamaswa. None haba harimo n'akagurube. Ariko jado. Oya ko ntago karimo. Nibyo imirenga agakunda. Agaki? Ako kanyamaswa. Akanyamaswa ko mu mazi cyane cyane niko nibandaho. Ariko nako gakunda kujya mu mazi. Kari burogota. Nge ntabyo mvuze. Ubwo nako karimo. Nge ntabyo mvuze. Arijya mutarya? Ingurube. Ayo nicyo. Kandi nayo ajya mu mazi nayo. Ingurube ijya mu mazi? Ingurube ijya mu byondo. Ntabwo ijya mu mazi. Nese ibyondo n'amazi aba arimo. Ubusa ariya n'amazi? Kivuruguta. Nyine umva ko yivuruguta. Ntabwo rero nge ibintu byivuruguta. Kandi ingurube uri muri Bible Yesu yasengeye umuntu amadayimoni yari amurimo ahita ajya mu ngurube. Ziracyari izo yagiyemo ubwo. Ngiye mba numva zikirimo ariko da abantu bari bakunda nk'akabenzi ntibanyumve nabi. Abantu bakunda ingurube ntibanyumve nabi. Bari izo nyine yazishyizemo byarangiye. Ariko nge ntabwo ari impamvu dayituma ntakunda ingurube gusa nge ntabwo nkunda ingurube. Nta nubwo nyirya. Gusa. Ange nuko. Nkakunda n'ibishyimbo. Nkakunda n'agasalade. Buriya salade ndayikunda cyane. Okay. Byo unywa iki? Ngewe ninywera amazi. Ikinyobwa cyawe cy'ingenzi ku buzima bwa kuri wowe. Ikinyobwa cy'ingenzi ni amazi n'amata. Nkakunda na juice. Ariko byo bintu birimo amata byose. Uranywa ugasembuye? Agasembuye? Oya. Okay. Hanyuma Kera iyo yasohotse muri Kigali mu Rwanda ujya usohokera hanze y'igihugu? Place nziza wagiyemo ahantu watembere heza ne kumva kabisa it's perfect place. Mabye ntago ndi ubigusubiza. Nibanga. Nibanga. Wifoto itari kumwe no mwajyanye. Nabya bindi by'abakobwa b'iminsi. Aha, ifoto hano heza ariko umuntu muri kumwe wawe tumukropinga. Abakobwa ni ukuri turi biremwa bitangaje. Ibyo bintu byanyu ari byiza. Ntago ari byiza nese ubwo abantu bose wagenda bashyiramo subwo uri kwicira isoko. Okay. Kayira rero turi kugenda tubaza ibibazo nyine bigana ku musozo ariko ninatuma umuntu akumenya ntabwo ibibona ibibazo ari ingenzi kuko hari igihe umuntu agukunda ari umufana wawe akavuga ati umunsi na wenda bamukore surprise cyangwa se namusure cyane namujyana aha namugurira iki nambira gute kuko muri aba public figures mudafite umukunzi umwe cyangwa mudafite abakunzi ba famille gusa mufite societe muri rusange. Rero umuntu ashaka kuba gukunda akaguha impano runaka bitewe n'ibyo ukunda nabyo birafasha bituma umuntu umumenya mu buryo bwimbitse.
cyane ko si ubwa kenshi koze ikiganiro icyo ari cyo cyose kuri televiziyo yose ni ubwa kangahe ni ubwa mbere urumva ko kumenya deep ukuri kuzamuka neza ndi kubona ko mu minsi iri imbere ushobora kuziruka ugarenga no mu rugo ugaca no kuri bamenye ubwo aricyo ugashaka wakora projet zawe zikamenyekana nka bahavu ko bagiye babigenza ba Jeannette n'abandi ni nabyo umuntu aba kwifuriza hanyuma ubwo rero muri ibyo bibazo nyine biraba biri bizarre bituma abantu bagenda bakumenya neza mu gakeya ubwo reka tubikomereze ku myambarire wambaye neza umukobwa cyangwa se umukobwa ubona wambaye neza w'umunyarwandakazi at the same time uhesha agaciro umuco kandi akanagaragara neza kababerewe aba yambaye ate umwambaro wa mbere nkunda n'umushanana ni ukuri awujyana ku gisimenti ntabwo wawujyana ku gisimenti ariko nyine ngera yambarije ibyo nkunda ndi kugenda nkazi umushanana ni umwenda reguri specifique ku bintu runaka nyine ngere ndawukunda mbona bisa neza iyo umunyarwandakazi yambaye umushanana ariko ni umwenda specifique anyway like ngewe umunyarwandakazi mbona yambaye neza umunyamideli nakubwiye ko nkunda ibintu bituma umuntu yisanzura buriya umukobwa yambaye akantu k'agakanzu kamurekuye karekare gafite pasure nk'uko ubona byambaye mba mbona biri perfect nkakunda mbese umuyaga ugenda uboneka neza nacyo yewe ugenda wisanzuye nyine ese ibintu bya pasure ntabwo bivugwaho rumwe iyo pasure hari umuntu ushobora kuvuga ati tiya pasure si igera aho hantu kamanure da hari abantu bavuga ngo igera mu matwi abanyarwanda murakabiza ibintu byose murakabya n'ukuri pasure igera mu matwi koko ubu si igera mu matwi si pasure isanzwe iyi ngiyi ntabwo igera mu matwi pasure igera mu matwi koko igarukira mu kwa narumiwe ati ibyo bintu ntabwo bikwiye nicyo wabivuga ibyo bintu rero reka mbabwire ikintu kimwe sibyo ngewe bino bintu byo kujija ngo umuntu ngo umwana w'umukobwa ngo yambaye ngo ibi yambaye ibi ego hari ukutarengera ariko sinumva impamvu utagomba kureka abana b'abanyarwandakazi bakisanzura bakambara uko babyumva wenda wasiba gukabya ubu sinambaye ipasura sinambaye ipasura igera ahangaha uraza kuba wumva urabona yari yambaye ipasura igera mu kwaha none se urumva atari ikibazo ni ikibazo nyine ni ikibazo ahubwo ni kuki nyine ni ikibazo ku wabyambaye ntabwo ari ikibazo ku wabyambaye njye nta muntu ndi guteza ikibazo hari umuntu heje ikibazo abagukurikiye oya reka ahubwo mpite mbigaruka ejo bundi hari umwana umwana w'umukobwa bafunze I think bamufunze sibyo ra wari wagiye yambaye imyenda idasobanutse muri arena barangije bahita bafata ingingo itegeko rivuga ngo kwambara ngo amashati simbizi ngo n'imipira ishati yonyine ariko kwambara ishati yonyine ukagenda wowe ntise niba ari ishati ndende hari ama top dress hari amashati y'amadress amashati maremare usibe gukabya ariko njye sinumva n'ukuntu nabo niyambariye umwenda wanjye ikanzu yanjye nk'iyi ngiyi ukambwira ngo ndi guteza impagarara mu muhanda ese ahubwo uwo muntu uri kundeba niwe ufite ikibazo none se kambaza ikintu kimwe ko muri ama fashion show kuki mutajya muburana nyine ni muri fashion show wajyaho aricyo kikujyanye ariko mu muhanda ujya icyo kikujyanye wabishyize mu mutwe ko icyo kikujyanye ngiye no kujya mu muhanda genda mu muhanda uzi n'imyenda y'imbere muri ibi apana kugenda ureba abantu b'abandi uzi ko wowe ufitemo weakness yawe ahubwo abo bantu babareba ni ikibazo kiri nyamukuru nicyo wagombye gukolectinga ahubwo ikibazo kiri kuri wawe n'uteza mutiyaje mu muhanda ikibazo kiri kuri abo ahubwo bajye kwishira muri ya mutiyaje tuvugisha ukuri wenda tuve ku myambaro turi mu muhanda akanya dutwaye imodokari twagera imbere wenda tukabona accident nuhagarara gato ukareba yaba ari accident ndahagarara accident biteje iki impagarara
tugiye tukabona wenda turi muri muhanda tukabona umuntu yambaye ubusa buri ntushobora kugenda gake ukareba what happened aho nagira ngo yanasaze yego nkuko rero ugiye mu muhanda wambaye ibintu bituma nyine abantu bahagarara kureba nyine buri kibazo. Ubu ngiye nambaye gutya mwahagarara mukandeba ngo nambaye pasura ngira ngo mukwaha harya wenda iyo ngiyo ari ukuntu ujisha uruhande rumwe ariko none bazigera aho ngaho ikibazo kiri kuri abo bantu babareba abo bantu babareba nibo kibazo nibo bafite ikibazo mu mireberere yabo n'imitekerereze yabo kureba bwo tugomba kureba ahubwo ikibazo kundeba ndeba ariko witindaho tureba nibo kibazo. Ubu se namwe muzambara amakabutura mbabwira ati ngiye buriya murancomoza kandi muneza n'impagarara mu mitekerereze yanjye hanyuma bazababwiye mujye mwambara amapantaro gusa none so wakwambara ikabutura ubu se nkubwiye ati Jado ngiye kubona ayo maguru yawe wambaye ikabutura so wambaye ikabutura bagagutera utwatsi cyangwa baga is the same thing oya is the same thing wambaye ikabutura nanone idasanzwe nabwo ni waba uri umuhungu watuma abantu bakwibaza hanyuma ikibazo nongera nkagira ni wambaye nka mucikopa gusa uretse gatuma nzi nkubaza ikindi kibazo tujya ku mazi urugabo n'umuntu ujya ku mazi yambaye ibitenge ahubwo se wari wajya ku mazi ukarangarira umuntu wambaye imyenda ku mazi ni bisanzwe ni ibintu bisanzwe rero ni kimwe ikibazo ikidasanzwe no kuzana umwenda wo ku mazi mu muhanda nta muntu wakwambara bikini hano mu muhanda barazambara kandi nibyo kamera bayanga bikini nta muntu urabikora ibyo bintu wabinabikoze wasaze ariko njye sinzi uko nzaba nambaye ishati yanjye igera nka hano n'urukweto rwanya n'agasakoshi kanjye isa neza mpamvu bakureba nuko ibigera hariya nyine mu mata aya ari umukandara uzi ko hari ahantu ujya wambaye nk'ijipo ubwo igarukira hano mu mavi kubona abantu bakwitegereje ikibazo wese nishe umuntu ntabwo bikibaho mu Rwanda ngwiki mu mavi nta kibazo ngwiki uzi ko wabyibagiwe se ikibazo ni uzamura Jado fungira heguru umugani w'abakecuru muri iyi mihanda hanze aha hafi kugufunga ariko njyewe mba numva mu by'ukuri ikibazo kiri ku bantu babareba nese kuki utumva ko ari ikibazo ahubwo reka tujye tubirenge sibyo nk'abafashioniste byo abanyamideli mufite uburenganzira bwo kumurika imyambaro yose n'imyambaro y'imbere ubona n'abakristo none bambara ama boxer imyenda y'imbere gusa bakifotoza ya gute mwebwe bwo ni n'uburenganzira bwanyu mu gihe muri mu kazi niyo mpamvu mu kanya uri ku mujongo muri fashion week n'ibiki ko batagira uvango hariya aho imyambaro yo irerekanwa kandi ikerekanwa yose ya imyambaro y'imbere twakubona ko gambaye imyambaro y'imbere gusa bagatambuka tukareba uburyo iyo myambaro ari myiza byo ni uburenganzira bwabo n'akazi kabo n'ikibazo ariko kugira ngo tutaza no gutinda cyane turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mbere yuko dusoza ari ijambo kera yumva yabwira abakunzi be cyangwa se abantu bamuzi ryihariye ndahari ikintu nabwira abakunzi banjye cyangwa abantu bakurikira Iris TV mu buzima bujye mugira kwizera kandi ntimugacike intege ikintu kiratinda kigatinda kikamara imyaka ariko birangira kigezweho ntigihera kandi ikintu nabonye Jado niba ari ikintu nabonye buriya umuntu udasenga afite ikibazo gikomeye waba umwisilamu waba iki ubu buzima kuba mudafite imana udafite ikintu wishingikirijeho my people ukurangiriyeho sinkubwiye ngo umugororotsi ubuzima budafite imana Jado uzi ko hari ahantu ugera ukabona mbese ukabona nta hantu na hamwe hano hose hari ibikuta ukabona ahantu hose nta nzira n'imwe ihari ko suddenly ngewe nicaye mu cyumba cyanjye nkasenga nta nubwo bimara amasaha angahe birananduhura niba ari ikintu nabonye kiruhura mu buzima gitanga amahoro n'ugusenga my guy you are lost kandi ubuzima butabaye mu kwizera no guhangana nta cyerekezo uba ufite cyo kubaho ugomba kwizera ugahangana ugasenga kandi ikindi kintu ugaharanira amahoro yawe yo mu imbere
kuko buri muntu atanga icyo afite njye niko mama wanjye yambwiye umuntu atanga icyo afite ntabwo nzajya gushimisha abandi bantu njye ntabanje kwishima muri ubu buzima rero haranira ibyishimo byawe uharanira amahoro yawe yo imbere kandi twige kunyurwa utanyuzwe uhorana impagarara mu bitekerezo byawe mu mitekerereze yawe rero icyo nababwira ni ugusenga ukizera ugahangana ukanyurwa ibindi byose mu buzima uba umeze gutya wow message nziza imbere yabyumvise n'abandi badukurikiye reka dushimire Keira ku kiganiro cyiza twagiranye twagerageje kugenda tukora nk'ikiganiro nyine cya entertainment kuko abantu bakeneye n'ubundi cyane cyane kuruka mu mutwe ntago tugomba kuba seriye cyane none mu buzima bwa buri munsi so turagushimiye wakoze cyane ndetse niba utaha tuganira nugira projet utugane tugufashe cyangwa natwe udufashe niko ubuzima bugenda cyane twifurije iterambere muri career zawe zose uri gukora urakoze cyane kandi ndizera ko ariko bizagenda cyane nabikubwiye ko naje nje okay dushimire rero Emily wadufashije ku majwi n'amashusho yarisha do tushime Keira no twaganiraga muri Bamenya akaba yitwa Teta mukurikira ku Instagram yitwa nde kuri Instagram yitwa Miss Keira Ineza sikuta tubwiye ko hagiye muri Miss ariko mana we muri Miss Rwanda ikiganiro cyarangiye tuzabigaruka buta yego ubwo nyine kancitseho ariko uri n'akamisi da niyo mpamvu yitwa Miss Keira kuri Instagram ndaga kucuti byo rwose umva ndishimye pe ibyo rwose aha turashoje mukomeze mubugwe neza mukane subscribe mu benshi kugira ngo tugwize umuryango mugari wa Iris TV ndetse mu sharing ibiganiro byacu muduhe ibitekerezo ubwo ni comments aho hasi comment section bihari ukandaho ukahita wandika ati Keira ndabona ari cute Keira kina neza Keira bazamukuremo ntabyo Yesu we ntago babinkora abantu banga negative side yeah I know gusa nta nubwo ari na sawa cyane umuntu mugomba kumushyigikira muri ya mugomba kumwankoraje buri ubona afite yes aha mukomeze mubugwe neza ciao ciao merci ndabakunda